Turabasuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nabane namwe. Umwami Imana Yesu nakomeze kubishimira. Ndabasuje na Adeline wa Nyirawe. Tunezerewe Imana mu mutima ko ibikunze kandi ikabibyemeye ko idufunguriye umurongo tugiye kujya dukuraho ijambo ry'Imana twumviramo ibibwiriza bitandukanye. Umurongo ugiye kujya ucaho abakozi b'Imana bavuga ubutumwa bwiza kandi bwururutse imitima y'abantu, abava mu byaha bakabivamo. Dushimiye Uwiteka Imana ko abyemeye kandi akaba bikunze. Hano naha muzajya masanga indirimbo zihimbaza Imana, izineyama Imana, muzajya muhasanga ubuhamya. Rero dushimiye Imana ku bw'ibyo byose ko ibikoze ikabibyemeye. Yitwa na Adeline wa Nyirawe. Rero dushimiye Imana yo mu ijuru, ikomeze kubahereza umugisha inshuti zanjye, abi Burundi, ababa muri Amerika, Suède, Belgique, mbese amahanga yose atandukanye. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Tugiye kujya duhurira hano kenshi, ntabwo ari bya bindi bisaba gutegereza, dore nk'ubu mwami wese igihe tutabonana bitewe n'impamvu runaka, ariko dushimiye Imana ibikoze, irabyemeye n'ukuri, ibicishijemo neza, tuyihaye icyubahiro. Rero reka twese uko dukundana, kwa kundi dukundana ijambo ry'Imana, tujye duhurira hano hantu, twamamaza ubutumwa bwa Yesu Kristo kugira ngo ubashe kugera hirya no hino mu mahanga yose, abataramumenya bamumenye, abatarakizwa nabo bakizwe, abafite inzara n'inyota nabo bahembuke. Icyo nicyo nakwifuriza kugira ngo ntubyihererane, ntukajye ubyihererana. Icyiza uzajya ubona kigufashije ujye wumva nawe wagisangiza abandi. Yesu rero abahereza umugisha kandi abakomeze muri byose, arushaho kubishimirira, abanezererwe. Tugiye gutangira dusenga Imana. Reka twubahe Imana, dusenga Imana kuko ariyo dukesha byose. Niyo dukesha kubaho, niyo dukesha kurama ndetse no kuramuka, niyo dukesha kuba uyu munsi wa none tugihumeka umwuka w'abazima, niyo yabikoze. Jya nkunda gushima Imana cyane iyo ntekereje ko nshobora kuba ndi kuvuga, nkaba ndi kubasha guhumeka, kandi nzi neza ko ari amatangazo yatambutse y'abamaze kuva mu mubiri, cyangwa se benshi bakiri mu bitaro batari kubona n'uko babigenza, ariko twebwe Data wa twese akaba kidushyigikiye, Data wa twese akaba kiduhagazeho. Ni ukuri ryo nishimwe rikomeye inshuti yanjye, mu mama, mu papa, musore, mukobwa, ujya wibuka gushima Imana mu minsi y'ubukumi bwawe, kuko hari benshi bari bafite imihigo, hari benshi batekerezaga kuzagera kuri byinshi, ariko izo nzozi barazipfanye, ariko wowe uracyahumeka. Jya nkunda kubabwira ngo umunsi mwiza Imana yakuremeye no kugira ngo uhimbarizemo kandi unezererwemo. Reka rero tubanze dushime Data wa twese. Mana, turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushime kuri Imana yera, tugushime kuri Imana ikiranuka, uri Data wa twese mwiza, uri Imana y'amahoro, uri Imana ishoboye, nta wasa nawe, urera kandi urakiranuka, urakomeye Mwami w'abami. Nanjye ndagushimiye, uri mu gihugu cyo mu ijuru. Ndagushimiye Data wa twese mwiza, kuri Imana igira ikirema, yamara kukirema ikagikomeza. Uri Imana ibigenje neza, udutije iyindi minsi yo kurama, udutije kongera kuvuga izina ryawe mu kanwa kacu. Uwiteka, natwe rero turasenze cyane ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro cy'umwana w'umuntu kibure, imbaraga zacu zo mu isi zibure, ahubwo hagaragare gukora kwawe, hagaragara imbaraga zidasanzwe, hagaragare gukomera. Uko niko dusenze cyane namawe, kugira ngo buri muntu wese ubasha gutega amatwi ijambo ryawe, kugira ngo abashe kwaguka Mwami Imana nzima, kandi tubashe gusengerana uyu murongo mushyashya. Uwiteka, reka abashe kunyuraho ibiguhimbaza, reka abashe kunyura bituma ubwami bwawe bwaguka mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Uwiteka Imana, dusengera abatega amatwi bose ijambo ryawe, hari n'abandi bafite uko babyumva, kugira ngo bazakuremo ibibasenya, ahubwo bazakuremo ibibubaka mu izina rya Yesu Kristo, bazakuremo iby'ubugingo bibasha kuzabakandagiza bikabageza mu bwami bwawe mu izina rya Yesu Kristo.
dusengeye abantu bose, ababyeyi ndetse n'abakobwa, abasore n'inkumi, abo bose bazabasha gutega amatwi ijambo ryawe aho bazaba baherereye hose mu mpande enye z'isi. Uwiteka Imana, kugira ngo ubashe kubakura ku rwego rumwe ubageze ku rundi. Turagushimiye kuri Imana yacu bwite, tugushimiye kuri Imana ikidutije uyu mwanya. Nyemerera izina ryawe rihabwe icyubahiro. Reka ntuze ariko wowe ntutuze, ukomeze kwikorera nk'Imana, ukomeze kwihesha icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Imbabazi zawe zidasanzwe zirusha kubana natwe, utugeneze uturengere. Urakoze ni mu izina rya Data wa twese dusenze twize kurubane natwe, amen. Imana ishimwe rero uko nabibabwiye. Ndagira ngo twinjire no mu ijambo. Ndabizi mukunda ijambo kuko nanjye ndarikunda, niyo mpamvu ndivuga cyane. Imana ishimwe cyane kuko ijambo niryo ryatumye tubaho, ijambo riradutsindishiriza. Dawidi yaravuze ngo nibice ijambo mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Uwo n'Uwiteka yabwiraga. Kandi iyo turebye na Yesu dusanga ubwo yaravuye mu butayu yabashe gutsinda Satani kubw'ijambo yari ifite mu mutima, ko ijambo yari yaribikiye. Rero mureke dukunda ijambo inshuti yanjye, kuko iryo jambo rizadufasha mu minsi ikomeye, rizadufasha mu bihe bikomeye, handi ubu udafite umuntu n'umwe wabwira, handi ubu wabuze icyerekezo, hahandi wabuze inshuti waganiriza, hahandi abantu bose bakuvaho n'abavandimwe bakagushiraho. Ariko iyo usomye ijambo ry'Imana, haleluya, ribasha kuguhumuriza, ribasha kugukomeza, ribasha kuguteza iyindi ntambwe, ribasha kugukura ku rwego rumwe ukagera ku rundi. Mbese hahandi wari waburi umunezero ukabona, handi wari waburi ibyiringiro ukabibona, handi wari uzi uko bikomeye ukabona biroroshye, handi wari uzi uko bicitse ukabona birongeye birakomeye. Haleluya! Uko ni ukuri ku ijambo ry'Imana. Iryo niryo rizatubatura, niryo ritwereka aho dutsindirwa, tukabasha kuryihaniramo. Yesu amaraso Yesu akabasha kutweza. Imana mu ijuru bahereza umugisha. Reka twisomere ijambo. Ni ijambo ritoya ngira ngo twigaho muri uyu mwanya. Uko iminsi none Uwiteka bigenje neza igomba kuzagiza, niko tuzajya turushaho kugenda turya ijambo ry'Imana. Ubu tugiye kubaho mu bihe byiza by'Imana, tugiye kuba mu bihe byiza byo kwegera Imana, tugiye kuba mu bihe byiza byo gukorana n'Imana. Imana ishimwe cyane. Hari impamvu Imana idusigaje, hari impamvu Imana itugiriye neza tukaba tukiriho. Haleluya, haleluya. Hari ba Dawidi bari bakiri inyuma, bagiye kuva mu ishyamba bakaza kwica Goliyati. N'ubundi ntabwo abantu bose bavirayo rimwe. Haleluya. N'umwana aravuka akabanza kuba ari uruhinja, akagenda akura mu mezi, akaza kugera mu myaka, akaza kugeraho n'abasaza. Imana ishimwe cyane. Nashaka gusobanurira ngo hari ba Dawidi bari inyuma bari kuza. Rero iki nicyo gihe ngo dukorere Imana, iki nicyo gihe ngo tuvugire Imana, iki nicyo gihe ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Iki nicyo gihe kugira ngo intebe ya Data, haleluya, yongere ihabwe agaciro. Yesu abagire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi. Reka dusome Zaburi ya 27. Imana ishimwe cyane. Turasoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 27. Turahera ko turasoma umurongo wa 3 wenda n'uwa 4 gusa. Imana ishimwe cyane. Naho hamwe tvuga ngo ese intambara uri kurwana uri kuyirwanira he? Haleluya. Tekereza mu mutima wawe wibaze. Numara kwibaza utekereze. Numara gutekereza wibaze intambara uri kurwana. Imana ishimwe. Numara gusanga uri kurwana wibaze ngo mbese intambara ndimo ndwana ndimo ndayirwanira hehe? Nanjye rero aya masandi kukubaza ngo intambara uri kurwana mbese uri kuyirwanira hehe? Mwisi ya none uyu munsi wa none duhagazemo turi mu ntambara zitandukanye. Buri wese afitiye intambara ku kiwe giti kurwe ruhande. Haleluya. Afite ukuntu arimo arwana, ariko izo ntambara ziratandukanye nuko bimeze gutya. Nubwo intambara ari rusange ariko ziratandukanye. Iyo ndwana si y'urwana, iyo mugezi wawe rwana si inshuti yawe irwana. Mbese buri wese afite uko ari kurwana, kandi ikibitandukanyisha ni uburyo umuntu arwana. Imana ishimwe. Muri uko kurwana mbese intambara uri kurwana urimo urayirwanira hehe? Imana ihabwe icyubahiro. Ese ko wakijijwe ukabura umurokore, ko intambara yawe idasaba gufata imbunda, ko idasaba gushyiramo amasasu,
haleluya, ko bidasaba kwiyambaza amahanga. Mbese intambara uri kurwana urimo urayirwanira he? Reka dusome ijambo ry'Imana. Ni Zaburi ya 27, reka dusome 3 na 4. Naho ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye ntuzatinya. Naho intambara yambaho, no muri yo nzakomeza umutima. Icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nicyo nzajya nshaka ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho, nkareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe. Turasubiramo. Naho ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye ntuzatinya. Naho intambara yambaho, no muri yo nzakomeza umutima. Icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nicyo nzajya nshaka ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho, nkareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe. Imana iduhana umugisha. Imana ishimwe cyane. Nushaka uzasome umanuke ugeze nko kuri 7, uzasanga aya magambo, uzayasoma kandi uzabasha kumenya nawe aho uhagaze. Imana ishimwe cyane. Iyi zaburi ni zaburi ya Dawidi. Dawidi yabonye intambara nyinshi yari arimo, abona intambara nyinshi ari kurwana, ageraho aravuga ngo nubwo Imana yanabaye ikamfasha nkica Goliyati, Imana ikaba mu ruhande rwanjye nkabasha kurwana n'Abafilisitiya nkabica nkabarangiza, ariko nubwo bimeze gutyo ndacyari mu ntambara, ndacyari kurwana, kandi iyo ndi kurwana ntabwo ari iy'amasasu. Imana ishimwe. Iyo ndi kurwana ntabwo bisaba inkota, nta nubwo bisaba imbunda, ahubwo ni intambara yo mu mwuka. Ariko arangije aritegereza aravuga ngo ese nimba Imana yarabanye nanjye, ikabana nanjye nkabasha kwica Goliyati, ikabana nanjye ikandwanirira nyica idubu ndetse n'intare zije gutwara intama za data, ndetse kugeza ubwo Imana ingirira icyizere nkagomba kuba umwami w'Abisiraheli, Imana ishimwe, ikandwanirira, none na n'uyu munsi kandi ndacyabona intambara. Reka nkubwire murokore, muri iyi si turimo, umuririmbyi yararirimbye ngo mu isi nta mahoro yuzuye twabona, ngo kwa data niho tuzabona amahoro. Bishatse kuvuga ngo muri iyi si harimo intambara nyinshi kandi intambara zitandukanye. Ariko Dawidi warangije aravuga ngo naho ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye ntuzatinya. Naho intambara yambaho, no muri yo nzakomeza umutima. Imana ishimwe. Ese intambara wori kurwana urimo urayirwanira he? Niko natangiye nkubwira. Ese ntabwo uri kurwanisha umunwa, ntabwo uri kurwanisha amagambo, ntabwo uri kurwanisha guteranya. Ese ko byanze, ese ko Imana kubwira urubyaro ukabona uyu munsi wa none rutara, aho ntabwo uri kujya gucisha mu bapfumu. Nakubwira ngo nshuti yanjye, rwana intambara yo mu mwuka, intambara ibasha kugukomeza, intambara ibasha kugusimbutsa ibibazo uhagazemo, intambara ibasha kugukiza ayo majwi ari inyuma yawe agenda akongorera, amwe namwe akaza kubwira ngo wiyahure, andi akaza kubwira ngo bivemo, andi akaza kubwira ngo rusohokemo, andi akaza kubwira ati bareke n'ubundi baragutaye. Oya, rwana intambara yo mu mwuka, hagarara imbere y'Uwiteka, nurangiza ubwira umutima wawe, ubwira ngo nubwo babambira amahema kuntera, kabone naho kunyica byavamo, ariko umutima wanjye ntuzatinya. Haleluya. Ambara imbaraga z'Imana, wambara imbaraga zo kudatinya. Ageze ku murongo wa 4 avuga ngo icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nicyo nzajya nshaka ni ikindi, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose iriho. Iminsi yose akigize gute? Akiriho. Bishatse kuvuga ngo Dawidi intambara ziwe zari zisigaye yatangiye kuzirwanira mu rusengero rw'Uwiteka, nizo kuba imbere y'Uwiteka iminsi yose akigize gute? Akiriho. Imana ishimwe. Ndashaka gushishikariza inshuti yanjye kuba mu nzu y'Uwiteka, rwanira izo ntambara mu nzu y'Uwiteka. Nasomye ijambo ry'Imana ngo nimwikoreze Uwiteka imitwaro yanyu yose. Haleluya.
Imana ishimwe cyane. Ariko ibaze Uwiteka aragusaba amasaha yose arakubwira ngo mwikoreze imitwaro yawe, mwikoreze ibiri kukuvuna, mwikoreze ibikuremereye, mwikoreze bya bindi ubona waburi igisubizo. Imana ishimwe cyane. Dawidi arangije aravuga ngo icyo asaba Uwiteka, icyo ashaka kubaho ni ukuba mu nzu y'Uwiteka. Ndashaka kubaza ngo ese intambara yawe uri kwirwanira? Ese uri kwirwanira mu nzu y'Uwiteka, cyangwa uri kujya kwirwanira mu bapfumu, cyangwa uri kujya kwirwanira mu baturanyi, cyangwa uri kujya kwirwanira mu bavandimwe nanko nanti na tantine? Oya, rwanira intambara yawe imbere y'Uwiteka, mu nzu y'Uwiteka. Ahari uraje umbwire mu isengero ngo ari bubwira kubwira ko urwisengero rwabo barufunze. Ariko reka nshuti yanjye ngo usobanurire, urusengero nta rundi ni umutima wawe, ni imbere muri wowe. Haleluya, haleluya. Dawidi aravuga ngo nzajya mara nitegereza urusengero rw'Uwiteka. Urusengero rw'Uwiteka ni umutima wawe, uwo mubiri wawe ugendana. Umuririmbyi arangije yuzura umwuka w'Imana avuga ngo ese ngo nimuzike imibiri yanyu ngo ari urusengero rw'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Nta kindi bishatse kuvuga, itegereza urwo rusengero rw'Uwiteka, itegereza uwo mubiri wawe, urebe. Numara kureba, urebe nimba uhesheje data wa twese icyubahiro, urebe witegereze, ere ku maguru ugeze hejuru, uvuga ati ariko ubundi mu mubiri wanjye uru rusengero rw'Uwiteka rurimo rurahesha Imana icyubahiro. Ese mu ntambara ndi kurwana uru rusengero rw'Uwiteka rutunganyije gute? Ese nzabasha kururwana? Ese nzarutsinda? Imana ishimwe cyane. Ese nzabasha kurutsinda nte? Utangire wisuzume, urebe intambara uri kurwana. Numara kuyibona ukibuka ko umubiri wawe ari urusengero rw'Uwiteka, uzamenya icyo watura, uzamenya uko ugenda, uzamenya uko uvuga. Nshuti yanjye, ndajya nkubwire ngo nawe wari waramaze kubiparika ugatangira kujya gushakira igisubizo hirya no hino, aho nta gisubizo kihava, aho nta gisubizo wahabona. Ahubwo icyo uri wakure ni cya kindi kikujyana Gihenomu, ni cya kindi kikujyana mu cyobo. Ndajya nkubwira ngo wajya gucisha mu bapfumu izo nzaratsi baguhaye, waza wazihereza ugiye kuziha, aho kugira ngo mubone ugasanga arapfuye. Imana itubabarire cyane. Ushobora kujya guca inzira ukicira inzira ngo Imana yambwiye ubukwe none buratinze, nanjye reka nishyingire. Wakwishyingira numarayo kabiri. Hoya wikwicira inzira, ahubwo rwanira intambara yawe imbere y'urusengero rw'Uwiteka. Ushobora kujya kwicira inzira ushaka imibereho, iyo mibereho wagerayo bikanga, nayo washoye agahomba. Ntabwo mbabujije gukora, ahubwo banza urebe, witegereze urusengero rw'Uwiteka, urebe ngo mbese urusengero rw'Uwiteka rumeze gute, mbese ruratunganyije, mbese ruhagaze gute. Maze nurangiza urebe, numara kubona uko bimeze, urabwira Uwiteka ngo umutima wanjye uratuje, umutima wanjye ndumva unezerewe. Imana ishimwe cyane. Izo ngabo niyo zagutera, izo ngabo niyo zagutera ari igihumbi. Hoya niyo bakora hirya no hino. Reka nkubwire mu mama, reka nkubwire mu papa, reka nkubwire unteze amatwi, niyi ngabo zagutera zose z'isi yose, naho bajya gucishiriza hirya no hino, ariko uri imbere y'urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka rutunganije neza, Uwiteka azamanukira kukubambira amahema. Haleluya. Hoya kabone naho bakwanga, buri wese akagucira karirutega, uko byagenda kose urusengero rw'Uwiteka ni ruzaba rutunganije neza. Bishatse kuvuga ngo nuzabareretse cyane igisa nacyo, bishatse kuvuga ngo nureka kwirwana no kwicira inzira, nureka kugwa mu mutima no kwitekerezaho, Imana izamanura abamarayika bayo bakubundikire, Imana izamanura abamarayika baguhagarareho, Imana izamanura abamarayika bakuburanire mu manza zose uburana, mu ntambara zose urwana. Imana izamanura abamarayika baze bahagarare ku rugo rwawe, Imana izamanura abamarayika bahagarare kuri iyo divorce Satani yari yamaze gushyiraho. Tutayaze bonne fo destine. Ndumva hari umuntu ndi kubwira, garukiraho aho wari ugiye gutandukira, wari ugiye kunyura habi, ahubwo garuka mu birenge by'Uwiteka, garuka imbere y'urusengero rw'Uwiteka, niho hari igisubizo
ibisubizo, niho hari ibyiringiro, niho hari ibyishimo, niho hari ukugubwa neza. Byanga byakunda imbere y'Imana hari igisubizo. nshuti yanjye, ndashaka kukubwira ngo urwana kigabo, urwane gisirikare. Imana ntabwo ikunda abasivile. Nimba bisi babasha kubanza kubatoza bakabajyana ku ikosi, bizanga byakunda atangirira hasi, agatangira ari kuruta, ariko akaza kugira agenda arinda abandi, arinda umutekano ku muhanda no hirya. Ariko ari igihe kigera uko urwego agenda ava ku rwego ajya ku rundi, igihe kikagera Imana nayo ikamugabira abagomba kumurinda, nawe akaryama agasinzira yiziguye, azi neza ko ku irembo kuri porotaye hari abasekirite, hari abandi nabo, hari izindi ngabo nawe zo kumurinda. Rero uko niko no ku by'Imana bimeze nshuti yanjye, uko niko no mu by'Imana bigenda. Byanga byakunda hari intambara urwana, ugenda uhera hasi, ariko igihe kiza kugera Imana ikakohereza abamarayika bakaguhagararaho, bakagushyigikira. Bamara kugushyigikira nawe ukaryama wiziguye, ukajya uhagarara ukabwira abandi babyeyi ati haleluya, ati ndashima Uwiteka, byari bimeze gutya ariko ubu ngubu bimeze gutya. Nawe ukagira ubuhamya uhamiriza abandi. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Izo nzira zikomeye Imana ishobora kuba iri kugucishamo, ashobora kuba ari inzira zo kukuremera ubuhamya. Ahubwo nakubwira ngo garukiraho. Numara kugarukiraho urebe uburyo urusengero rw'Uwiteka rutunganije, urebe urusengero rw'Uwiteka ngo mbese rumeze gute. Imana ishimwe cyane, itugirire neza. Hoya ntitubivemo, hoya ntiducike intege, hoya ntiducogore, hoya ntiducogore. Satani ye kuguca intege, satani ye kukubwira ko byatinze gusohora, satani ye kukwereka ko byaragiye, satani ye kukwereka ko abazimu bakwishe. Oya, nubwo uri kurwana nabo, nubwo karande zikumereye nabi, nubwo ibyo bakoherereza bidatuma amasezerano yasohora, ushobora kuba urindiriye amasezerano 10, imyaka 10, ariko najya mbwira ngo Abrahamu yarindiriye imyaka 90. Haleluya. Najya mbwira ngo Sara yararindiriye, Hana yararindiriye. Bizanga byakunda nawe rindira, witandukira. Iyo abikubwiye niyo kwiringirwa, niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Kandi nawe ushobora kuba waratandukiriye kubera ko wari utaramenya, birashobora ko ushobora utarasobanukirwa ubutumwa bwa Yesu Kristo, ushobora kuba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ariko ukaba wagira amahirwe yo kunyumva. Reka nkubwire, nta igisubizo kibonerwa usibye muri Yesu. Uwamugezeho araruhuka, uwamugezeho intimba irashira, uwamugezeho ibigeragezo birarangira. Reka nkubwire nshuti yanjye, Yesu niwe byose, niwe utwikorera byose. Kurwana ni ukwacu, ariko kunesha ni uk'Uwiteka. Nagira ngo nkubwire ngo muri izo ntambara washinzemo ikirenge, komera, rwana shikamye, rwane kigabo. Kunesha ni uk'Uwiteka, kandi turabizi neza ko Uwiteka atajya ananirwa, Uwiteka ntajya atsindwa. Uwiteka ni intwari mu ntambara. Haleluya, haleluya. Iyo yahagurutse, babandi bakurwanyaga bose urababura. Iyo yahagurutse, babandi bagutotezaga, ushobora kuba uri mu buzima bwo gutotezwa, ukabuzi ko bitazashoboka, ukabuzi ko bitazarangira, aho ukabubona uhora mu marira gusa, amashuka yawe yose ni amarira, aho ugenda urumva wiganyira, ugeze no ku rwego rwo kuba wakwivugisha. Ariko reka nkubwire nshuti, Yesu niwe karuhura, Yesu niwe byose. Iyo ndi kuvuga uyu mugabo Yesu, mba numva ndyoheye, kuko hari aho yadukuye kuba barakare, atukura kuba banuke. Natwe uyu munsi turaseka, uyu munsi iyo tumuvuga turanezerwa, tukumva ibyishimo. Natwe yaduhaye agasura kandi ntako twari twarigeze, iduhereza ubuzima ubu turiho. Mana ishimwe cyane. Nakubwiraga ngo menya aho bamba amahema yawe. Dawidi warangije aravuga ngo Mana w'icyo nshaka, Uwiteka icyo nshaka ni uguhora imbere y'urusengero rwawe rwera. Mana ihabwa icyubahiro. Urusengero rwawe, mutima wawe wutunganyiriza imbere y'Imana, umubiri wawe wutunganyiriza imbere y'Imana. Wishaka kuwukoresha uko wishakiye kose, wishaka kuwufata uko ubishaka. Oya, menya ko ubwo ari ubuturo bw'Uwiteka. Ebidodomu, isanduku y'Uwiteka yarayakiriye, arangije ava ku rutara yararagaho, aravuga
ati njyewe ndi hejuru, ahubwo reka mwimukire wajye kuryama kuri urutara, namara kururyamaho nanjye nigire hasi, ahari nako ngako yazakanyibukira. Amakuru ye na n'uyu munsi turacyayumva. Tunganya umubiri wawe, uvuga ngo ndasobanukiwe neza, menye ko umubiri wanjye ari urusengero rw'Uwiteka, utangire ukoresha ibikwiriye, wirinde icyaha n'igisa nacyo, wirinde kuwandarika no kuwushavuza, maze urebe ngo Uwiteka Imana arurukira gutura muri uwo mubiri wawe. Yesu abahereza umugisha, Yesu abakomeze. Nababwira ngo abarira mwihanagure, hari ujya utabara, hari ujya umara amarira, ahubwo gusa icyo usabwa we ni ugutunganya umubiri wawe, ugatunganya urusengero rw'Uwiteka, ubundi Imana ikamanuka kukurwanirira, ikamanuka gushyigikira. Gira ishyaka ry'ibyiza, Imana nayo izagushyigikira. Gira ishyaka ryo kunesha, gira ishyaka ryo gusenga Imana, gira ishyaka ryo gutitiriza Imana, ube imbere y'Imana. Nasomye Bibiliya, ijambo ry'Imana irambwira ngo yemwe abibutse Uwiteka mwe nimukarambirwe. Bishatse ngo ntuzabivemo itaragusubiza, urabivamo se ubundi urajya hehe? Nujya kwicira inzira urayicamo, uraca metero 2 muri 5 bizaba byamaze guhagarara. Urajya kwa anko na anti na tanti, unasanga nabo bafite ibibazo birenze ibyo ufite. Uwiteka Imana rero akomeza abane nawe, akomeza gushyigikira aho uri hose, kandi icyo nsaba Uwiteka ni ugukomeza akakurwanirira, akagushyigikira muri byose. Imana mu ijuru bahereza umugisha. Turabakunda kandi turabazirikana. Shalom, shalom.